mesaje yasanga twiteguye, yasanga turi maso, igihe cyose yagarukamo se twaba twiteguye. Mbese mugenzi twavuga tuti ubu turiteguye, mbese aho umwami azasanga wowe nanjye tukimutegereje, mbese nazumuse kutambitse akaduhamagara. Muraho mwese, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu witeka duhire. Nitwa Nahimana Claudine, ndi umwizera nkaba n'umubwirizabutumwa w'ubutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi. Tugiye kwiga icyigisho gifite umutwe uvuga ngo ndi hano n'abana wampaye. Ni amagambo yavuzwe n'umuhanuzi Yesaya, tuyabona muri Yesaya igice cya 9 igice cya 8 nako umurongo wa 19 niho tubona ayo magambo atubwira ko umuntu nabo yamuhaye bakwiye kujya bitaba Uwiteka bari kumwe. Dore ngewe n'abana Uwiteka yampaye turabo kubera Abisirayeli, ibimenyetso n'ibitangaza bituruka ku Uwiteka Nyiringabo utuye ku musozi wa Siyoni. Imana yaremye umuntu, imushyira mu isi, imuha umufasha, imuha umugisha w'urubyaro, nubwo hari benshi batabafite, ariko tugiye kwiga uburyo twazitabana n'abana twahawe. Umuntu naho yaba atarabyaye umwana yaba afite uwarera akazitabana nawe igihe umwami Imana izabiduhamagaye. Uwo bita Yosuwa igihe yari ari kumwe n'Abisirayeli, bashatse bo kureka Imana, arangije ababwira ijambo. Tugiye gusoma mu gitabo cya Yosuwa igice cya 24 umurongo nuwa 15, haranditswe ngo kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi nimwitoraniriza uwo muzakorera. Niba ari iz'amana basokuruza bakoreraga zo hakurya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamoni bene iki gihugu murimo, ariko njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Uyu mugaragu w'Imana we yahisemo gukorera Uwiteka, ariko we n'inzu ye, kuko tubwirwa ko Imana iyiguhaye umugisha wo kwitwa umubyeyi ikaguha umwana, iba yifuza ko wazitabana nawe ku munsi uheruka. Twongera kubona andi magambo muri Zaburi igice ni 128 umurongo turasomaho nuwa 3, naho tuhabona amagambo avuga ngo iyo umuntu yubaha Uwiteka Imana yasezeranye ko umugore wazaba nk'umuzabibu wera cyane mu kirambi cy'inzu ye, abana be bakaba nk'uduti twa elayo bagusa ameza ye. Umuzabibu ni igiti cyera ariko gifite ikindi kizungurijeho. Bivuze yuko umubyeyi w'umugore kugira ngo ibyiza bye bibashe gukorwa nk'uko bikwiriye, Imana yaramuremye irangije ishyiraho ko azagira uwo yegamira kugira ngo azabashe gukora imirimo ye. Ari byo bivuga ko umuzabibu utabasha kwera utagize aho wizunguriza. Aho siho dushaka gutinda cyane, ahubwo turabona ko hepfo hatubwira ko abana bo bagereranijwe n'uduti twa elayo. Elayo ni igiti cyera igihe kirekire, bamwe mu babitera basobanura ko bijya bimara n'imyaka 10. Bivuga ko abana umusaruro wabo utaza ako kanya, ahubwo ari ukubarindira twitonze tukabarera nk'uko bikwiriye, ariko tukiringira yuko mu gihe kiri imbere imihati yacu itazapfuza. Muri iki cyigisho ndi hano n'abana wampaye, tubona ibyitegerezo by'ababyeyi bagiye babaho bakarera neza nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, bigasoza babonye inyungu muri uko kurera abana babo. Urugero tubona ni umubyeyi wita Hana, aboneka mu rwambere rwa Samweli igice cya 1, duhereye nko ku murongo wa 10. Hatubwira ko yari ingumba atabyara, arangije asaba Imana umwana,
Imana nayo iramumuha, ariko imumuhaye yaje kuzamurira nk'uko ijambo ry'Imana risaba. Icyo ni icyitegererezo tuhakura ko kugira ngo tuzagira abana bazima batwubaha, natwe uko twitwaye tubashaka nabyo bigiramo uruhare. Birakwiye ko umuntu wese uteganya kubyara, yaba utarashaka yaba n'abubatsi ngo bakibyara, umuntu yajya abyara umwana yasabye. Muri iki gitabo cy'urwambere rwa Samweli igice cya mbere umurongo wa 10 haranditswe ngo ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda arira cyane, ahiga umuhigo aravuga ati Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe ukampa umwana w'umuhungu, nzamugutura abo wawe iminsi yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizagera ku mutwe we. We yasabye umwana ngo namubona azamutura Uwiteka. Muzakomeze muri icyo gitabo havuga ko Imana yamumuhaye, arangije ko kamutura Uwiteka nk'uko yari yarabisabye. Bisoza Samweli abaye umucamanza mwiza w'Abisirayeli, aho mu masoza ye yabajije uwo yahase, uwo yariganije akabura. Bivuga ko yari icyitegererezo cyiza bitewe n'uburezi yahawe. Tubona ko hari n'abandi bana bagiye barerwa neza ndetse bakitabwaho bakagirira isi akamaro, nk'uwo bita Mose. Umubyeyi we nawe yaramureze ntiyatinya itegeko ry'umwami, ntiyamwica nk'uko byari itegeko ryo kwica abahungu b'Abaheburayo. Bisoza amuhishe mu gatebo, nyuma aza kumurera imyaka 12, ariko muri iyo myaka yamuhaye ibikenewe byose. Bisoza uwo mwana aje kuzaba umuntu ukomeye cyane, kuko yayoboye ubwoko bwari bugoye kuyoborwa, kandi yabaye mu gihugu cya Egiputa ntiyanduzwa n'ibibi byaho, kandi nubwo atandujwe nabyo, yari umwe mu bantu bari barize amashuri menshi. Bamwe bajya bagira urwitwazo rwo guhemukira Imana, bavuga ko nta muntu wize wakubaha Imana. Tubona mu gitabo cy'Abaheburayo uwo bita Mose ko yafashe iby'isi byose akabihindura ubusa kubw'umwami we, kikaba ari icyitegererezo ku bantu bose, kugira ngo umuntu wese aha agaciro Imana kuruta ibindi byo muri ubu buzima. Kuko tubwirwa ko yari yarize amashuri menshi mu myaka 28 yose, ariko ntibyatumye ahemukira Imana. Icyo ni icyitegererezo cye cy'uko ni igice cya 11 niho tubona ayo magambo atubwira ko umurongo wa 24, kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo ahitamo kurenganyanwa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimiye ibinezeza by'ibyaha, kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta ubw'Abanyegiputa bitse bwose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Uyu Mose yatekereje ko gutukwa ahorwa ubwoko bw'Imana ari byo yahitamo kurenza kwishimira ibinezeza by'ibyaha. Ari mu gihugu kiyoboye isi, yari buzaba umwami kuko Farawo yarabyaye umukobwa, ariko ibyo byose yabihinduye ubusa kubera uburezi nyina yamuhaye mu gihe kingana n'imyaka 12. Aha turakura icyitegererezo yuko umwana kumurera ari kare atari ugutegereza kumurera ari uko yabaye mukuru. Twongera gusobanukirwa neza mu gitabo cy'inama zigirwa itorero, ni umugabane wa 2, ni ku ipaje ya 50. Naho hakomeza hatwereka uburyo abana kugira ngo tuzabamurikire Imana atari ikintu cyoroshye, ahubwo ari ibintu bisaba gukorana n'Imana. Ku ipaje ya 50 naho hatubwira ko igihe umuntu yaba yiringiye kuzabyara umwana hari ibyo akwiye guhindura. Haranditswe ngo umugore wiringiye yuko azabyara abana akwiye guhora akundisha Imana umutima we. Udakundishije Imana umutima we ntabwo yazagira umwana uzubaha Imana. Birakwiye yuko dutegura kuzitabana n'abana Imana yaduhaye, cyangwa nabo yaduhaye ngo tubarere niyo tutaba twarababyaye twebwe ubwacu. Tubona neza yuko umwana ukwiye kumutegura mbere yuko ndetse unatekereza no kumusama. Tubwirwa ko igihe cyose umuntu akiri muto akwiriye kubaho asanga Imana, agasaba imbaraga y'umwuka wera kugira ngo abyarwe ubwa kabiri, kuko utabyawe ubwa kabiri ntago yazabyara umwana uhindutse. Kuko tubwirwa ko ibyo
ibyaturanze mu buzima bwacu abacu nabo bazabazivukana nubwo atari byo gusa ari igihe banabikura no mu bisekuru byatubanjirije ariko kuko dufite 50% yo kubaho ku mico yacu birakwiye ko duhinduka tukiyunga n'Imana mbere yuko dutekereza kuzagira imiryango ku isi ngo tubyara abana ibyo byazadufasha kugira abana bazubaha Imana. Ikindi cya kabiri umuntu akwiye gukora mu gutegura kuzagira umwana muzima haturi kureba ku batara bashyira mu isi nuko ngo umuntu akwiye kwitonda mbere y'amasaha 48 cyangwa se iminsi 2 mbere yuko ashyira umwana ku isi ngiyo minsi abantu bateganya kubyara umwana bakarangwa n'umunezero hagira ikirogoye uwo munezero bagahindura gahunda bari bafashe yo kuba habaho gushyira umwana mu isi. Ikindi cya gatatu umuntu akwiye gukora yitegura kuzagira umwana n'igihe yamaze habayeho gusama ntabwo umuntu akwiye guterera iyo ngo yitware uko yiboneye yumve ko bizamworohera kugira umwana uzagira imico myiza kandi we ataragize ibyo yitwararika igihe yasamye umwana. Igihe Imana yendaga gushyira umwana uzabingira akamaro mu isi yajyaga itanga amabwiriza y'ibyo ababyeyi bakwiye kwitondera nk'uko tubibona mu gitabo cy'abacamanza igice cya 13 igihe marayika w'Imana yabonekeye ababyeyi ba Samusoni yababwiye ibyo bakwiye kwitaho kugira ngo bazabyara umwana uzakorera Imana. Yababujije kunywa igisindisha icyo ari cyo cyose arangije yababwiye ku murongo wa 7 ariko arababwira ati dore uzasama inda ubyare umuhungu kandi atuhereye none ntukanywe vino cyangwa igisindisha ntukarye ikintu cyose gihumanya kuko uwo mwana azaba umunaziri uhereye akiva mu nda ya nyina ukagezaho azapfira. Aha yabujijwe kunywa igisindisha ibintu byose bisindisha yaba inzoga yaba imitobe yashaririye yaba imisuru yashyizwemo imisemburo ibyo byose muri make n'ibisindisha yarabibujijwe yewe no kurakara n'igisindisha nabyo yarabibujijwe. Ikindi yabujijwe no kurya n'ikintu gihumanye. Dusoma mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 ni igice cya 14 umurongo wa 8 naho hatubwira ko ingurube ari ikizira intumbi zazo tutakwiye kuzikoraho n'inyama zazo tutakwiye kuzirya ubwo yabujijwe n'ibihumanye muri rusange kubirya kuko yari buzabyare umwana w'umunazi cyangwa uzakorera Imana. Rero ntago umwana tumutegura yageze hanze gusa ahubwo n'igihe akiri mu nda hari ibyo umubyeyi aba akwiriye kwitaho hari indyo akwiye kurya ibyo nabyo turabyiga muri iki cyigisho. Tubwirwa ko bimwe mu byo umubyeyi wasamye akwiye kwitaho asabwa guhorana umunezero agakunda kuririmba kugira ngo umwana atazakunda kwigunga cyangwa akaba umwana utazashobokana n'abandi kubera umubyeyi nawe yakunze kwigunga. Ikindi tubwirwa ngo ibyo biri mu gitabo nanone cyitwa Famille umubyeyi nyina w'abana harimo andi magambo y'ibyo umuntu yakitaho ngo yaba abaturanyi yaba n'umutware we bakwiye kujya bita kuri uwo nguwo bakamwitaho bakamujyana nko mu byaremwe bakamwereka inyoni bakamucurangira uturirimbo twiza tuvuga ibyiza kubera ko bamwe muri abo bantu iyo batwite bajya bagira imibereho yo kwiheba ndetse rimwe na rimwe ngo umuntu akumva azanapfa. Rero ibyo biba bizagira ingaruka ku bana. Ikindi ngo umuntu aba akwiye kugabanya ingendo cyane cyane nko mu gihembwe cya 2 kuzamura n'icya 3 ingendo zirimo imikuku cyane amamoto ibyo kuko bamwe biba bituma mura wafunguka wenda umwana akanavamo cyangwa se bikamugwa nabi muri rusange. Ibindi byavuzwemo ni byinshi ariko reka tugaruke tujye ku byo kurya umuntu akwiriye kurya ategura uwo mwana azitabana igihe amutwite. Ibyo kurya akwiye kurya mu gihembwe cya mbere kuko iyo umuntu atwite habaho ibihembwe 3. Icya mbere ni igihembwe gitangira guhera gisama kugeza agize amezi 3 ikindi gihera ku mezi 3 kugeza ku mezi 7 ikindi gihe gitangira kuri 7 kikageza ku mezi 9. Rero muri ibyo bihembwe ibyo kurya barya biratandukanye kandi ibyo biba bikenewe mu kurema ubwonko bw'umwana n'ingingo ze kugira ngo azabe uzakorera Imana nkuko twebonye ko uyu mubyeyi mano wo kwa nyina
umudamu wa Manowa yari yarabujijwe kurya ibihumanye, abuzwa no kunywa ibisindisha. Rero ibyo abasabwa kurya mu gihembwe cya mbere ni ibi bikurikira: ni ibinyampeke, ni imbuto, ni ibintu byongera amaraso, kubera ko guhera umuntu agisama cyane nko mu cyumweru cya mbere hari kuremwa umutima, ubwonko muri rusange naho bukaremwa muri icyo gihembwe cya mbere. Rero kwirinda ko hazabaho kuremeka nabi k'ubwonko ndetse n'ingingo, kuko zose ziraremwa, ahubwo mu gihembwe cya kabiri hakazabaho kugenda zikuzwa, ni uko umuntu aba asabwa gukoresha ibi bikurikira tumaze kubona. Ni ibinyampeke kubera ko bifite intungamubiri zo mu gatsiko ka B zishinzwe gufasha ubwonko. Iyo bita B ya mbere, ibi ifasha ubwonko gufata mu mutwe, kwibuka, waburuhura bukaruhuka vuba, bugatinda no kuruha, noneho umuntu akasinzira neza. Noneho iya kabiri, iya gatandatu ikazafasha uwo mwana kuba ari umuntu uzajya yifatira imyanzuro, akareba kure, akihangana, agapanga, akajya agira gahunda. Ibyo rero biba bikenewe kubimuha akiri no mu nda. Ikindi akeneye iyo bita ni acide folate, niyo bita vitamine B9. Akenshi abana benshi bakunda kuyibura, kandi iyo bayibuze ubushakashatsi bwerekanye ko iyo umubyeyi atayiriye cyane cyane mu gihembwe cya mbere cyo kuremwa kw'ingingo, ajya agira uruti rw'umugongo ruremetse nabi, akazagira indwara bita spinal bifida. Ni igihe ubona aho uruti rw'umugongo rurangiriye harimo akenge, ubwonko ubwo baba buri hanze, bene uwo mwana ntibyoroha kabaho, akenshi akunda kubura ubuzima. Uko rero ni ukuremekwa nabi kw'impinja byatewe n'uko ababyeyi batariye iyo ntungamubiri. Iyo rero B9 ikenewe kuribwa cyane n'umubyeyi utwite cyane mu gihembwe cya mbere, nubwo no mu cyanyuma nabwo ikenerwa. Mu cya mbere abasabwa kuyirya akamenya ngo ikomoka muri ibi bikurikira: ikunda kuva muri soya cyane, ariyo mpamvu umubyeyi utwite mu gihembwe cya mbere akwiye gukoresha amata ya soya cyane, ndetse yakoresha tofu n'ibindi, ariko amata ya soya ntabure. Soya ikaboneka ku rugero rukwiriye, dore ko itanagoye gukoreshwa, kubera ko iyo ufashe ifu ya soya aho wayipimye, nimba ari akarahure k'ifu ushyiramo amazi uturahure 5, ukinika amasaha 12 mu birere bikonja. Hari aho bishyuha bitoroha, ukaba wakinika amasaha 8, nyuma ukayungurura, ugacanira kabirindura 3. Ayo mata uyanyoye neza muri icyo gihembwe cya mbere byagufasha kuzagira umwana uzagira ingingo ziremetse neza, ntazagira ikibazo cyo kugira uruti rw'umugongo ruremetse nabi ngabe yahatakariza n'ubuzima, cyangwa se bamwe bumva bavukanye indwara z'imitima. Ibyo byose ni ukubera ababyeyi batitaye ku kubategura bakiri mu nda. Ikindi muri icyo gihembwe cya mbere abakeneye ni ubutare, abakeneye amaraso menshi, kubera ko abagiye kugaburira babiri byose biba bisabwa kwikuba, kuko tubwirwa n'intungamubiri zikenewe. Nk'iyo bita se, tubwirwa ko abasanzwe nimba bakoresha udatwite n'uw'igitsina gabo nimba bakeneye miligarama 60, ariko utwite wahita akenera 70. Urumva ko akeneye ubutare, akeneye n'izindi ntungamubiri ko ziba nyinshi. Mu rwego rwo kugira ngo ubwo butare nabwo bubone neza, akeneye kuba yakora nk'ibi bikurikira: shobora gukunda gukoresha ibumba, ndetse uyu ni umuti wanafasha ku bakunda guhurwa, ugasanga igihembwe cya mbere kirangiye batariye ibintu bizima kubera bahuzwe. Bafata ibumba akayiko gato agashyira mu karahure k'amazi, ugakamuriramo indimu nini yabyara byibuze ikiyiko kimwe cy'umutobe cyangwa 2, warangiza ukongeramo ubuki ibiyiko 2. Ubuki bwushobora no kumanura, niyo washyiramo akayiko gato ntacyo bitwaye. Ugiye unywa ayo mazi buri gitondo ukayanywa, byagabanya isesemi abantu bagira mu gihembwe cya mbere no gukunda kuruka muri icyo gihembwe. Ikindi ugakunda kurya inanasi, amaronji, ibyo ngibyo bituma iyo sesemi no kugubwa nabi bijya bigabanuka, noneho bikagufasha kurya ibizima muri icyo gihembwe. Ni igihembwe Satani arwanya cyane, ni igihembwe ababyeyi benshi bahoramo no kutagubwa neza no kudashaka kurya, kandi ari igihembwe cyari gikenewe ko baremo neza umwana, ubwonko bwe bukaremeka, ingingo ze zikaremeka neza bijyaniranye n'ibyo babashije gukoresha. Icyo cyari igihembwe cya mbere. Igihembwe cya kabiri umubyeyi abakeneye ni igihembwe gitangira ku mezi 4.
ni igihembwe noneho ingingo zazaramaze kuremwa ahubwo noneho umwana batangiye gukora atangira gukina mu nda. Ni igihe noneho ngo abantu baba bakeneye ibyongera amaraso muri rusange n'ibibyibushya nko gukunda kurya ibirayi, kurya ibigori, ibyo biri mu bintu byiza bibyibushya, amashaza, ibyo byafasha ku muntu ugeze muri icyo gihembwe cya kabiri. Noneho icyo gihembwe ngo umuntu abasabwa no kwitonda kuko ni igihembwe umwana bageze akurikirana n'ikiganiro kiri hanze, akumva ibyo uri kuvuga, ibyo uganira n'abandi arabyumva, nimba hari n'ukugwa nabi umwana biroroshye kubimenya. Niyo mpamvu igihe umubyeyi atwite birakwiye ko yirinda kwiheba, ariko n'abamuba hafi birabujijwe kumuhemukira kuko uba uri guhemukira n'urimo imbere. Noneho birabujijwe ko nawe ajya mu nkuru mbi, kureba ibikangura umubiri nk'amafilime kuko umwana bari kubyumva, ese kugenda akagana n'abandi babyeyi bari kunegura, ibyo umwana uri kumutoza kuzanegura avuka nawe ahubwo abikurusha kuko we aba yaratangiye kubyiga kera. Rero birakwiye ko ibyo nabyo umuntu abyitaho. Igihembwe cya gatatu gitangira ku mezi 7 kugeza ku 9 abyaye. Ni igihe nanone ya acide folate twabonye ikenerwa, ikunda kuboneka muri soya, ahandi wayikura ni mu mwembe, ni mu ironji, aho naho yabonekamo, iboneka mu ngano, iboneka mu buki. Ibyo biri mu bintu by'ingenzi ibonekamo, irakenerwa. Ikindi mu gihembwe cya gatatu umuntu akoresha n'ubundi ibyongera amaraso, bikamufasha kugira ngo n'ubundi umwana azavuke neza afite amaraso ahagije, kuko iyo umuntu agize amaraso makeya akagira intungamubiri nkeya, Imana yaremye umwana mu buryo butangaje, yari mu nda ya mama wiwe, bimworohera we gukurura iby'ingenzi, umubyeyi agasigara ari ugize imirire mibi, ariho ubumwe yazongera ubundi n'umusatsi wacurama, yarwaye bwaki ariko afite umwana muzima. Rero ibyo byamufasha kuzabona n'imbaraga zo kuzamubyara neza kuko umwana aba yamugaburiye ibikwiriye. Rero birakwiye ko icyo gihe mu gihembwe cya gatatu iyo acide folate, iyo B9 twavuze ko iboneka, akabona ibyongera amaraso, akabona ndetse n'ibinyampeke bihagije. Ikindi akagabanya ibinyobwa kuko bimuca umugongo. Ariyo mpamvu yaba igikoma, yaba ibyayi bitandukanye, za romare, za time, nuko bigabanya kuko ubukeneye none ibintu bidasohora amazi menshi mu mubiri, ahubwo kongera amazi kubera ko yo ntagasohokana imyunyungugu myinshi. Noneho ugakoresha ibinyampeke bifite imyunyungugu myinshi n'imboga nyinshi zihagije kugira ngo bizagufashe gukomera umugongo. Ikindi haba habura nk'ibyumweru 2 umuntu agatangira guhekenya buri munsi inyanya 2 kuko bimufasha kuzabona ibise. Nayo ni indwara ikunze kubonekaho abantu babura ibise kandi igihe cyo kubyara kigeze. Rero inyanya uzihekenye kuko ibitegura ibyo ngibyo no mu byaremwe birimo byagufasha. Ikindi umuntu abasabwa kwitaho mu gihe ari muri icyo gihe ni ukubaho akunda gukoresha imbuto, kubera ko mu gihembwe cya gatatu aho iyo umuntu ageze nko mu mezi 7, 8 ashyira 9 ku bafite abana bazabyara abana banini, cyangwa se umwana hari igihe bari kurwaniza gucurama, ugasanga none umuntu yumva umutima uri gutera nabi, akumva buza amahoro, guhumeka bikamugora. Imbuto zirakenerwa kuko hari igihe umuntu agera muri icyo gihe agatangira kumva ababaye atishimye kubera umutima nawe wabyizwe, kuko umwana abyiga igifu, abyiga amaramara, akabyiga igifu kikabyiga umutima, noneho bigasoza umutima we uteye nabi. Ibyo nabyo yabyifashisha imbuto kugira ngo zitere umunezero mu mugambi w'Imana, n'ubundi yarayazishyizeho ngo zitere umunezero, nkuko mu itangiriro 1:28 hatubwira ko umuntu yari yahawe imbuto n'ibinyampeke. Imbuto n'ibinyampeke biri umuntu bitera umunezero. Ibyo byafasha umuntu bigatuma kuzarera uwo mwana bizamworohera, binajyaniranye yuko yamureze neza akiri mu nda ye. Ikindi tutakirengagiza nuko umwana uri mu gihembwe cya gatatu none haba yumva cyane kurenza uri mu gihembwe cya kabiri, kuko tubwirwa we ngaranarota bisanzwe nkuko abantu bo mu buzima busanzwe baryama bagasinzira bakarota, nawe ararota arakakurikirana amakuru. Rero nukuvuga igihe cyose umuntu atwite ajye yitwararika mu byo avuga, mu byo areba, mu byo akora, kuko aba ari kubyanduza uwo nguri imbere bikazamugora. Kuko tubwirwa ngo abana benshi bagiye baragwa imico mibi n'abababyaye ku buryo ngigoye kuzanesheka. Iyo imuraze akiri mu nda noneho we kuzayirwanya biramugora kuko iba yarashinze imizi kurenza abandi. Iyo umuntu atwite hari n'ibyo yirinda bituma umwana aremeka nabi, noneho
ndetse bimwe bishobora kuba byamuhungabanya igihe akiri mu nda ye. Ibyo kwirinda hari n'ibisanzwe ari bizima ari na byiza tubikoresha, ariko iyo ubikoresheje utwite bwo bikugwa nabi. Urugero ni nka tungurusumu, iyo uyikoresheje ntabwo ari nziza ku muntu utwite. Tungurusumu, seleri, perisire n'ibindi ibiyobyabwenge, insenda zituma abana bamwe bavuka nta misatsi bafite cyangwa bafite duke. Ibiyobyabwenge muri rusange ngo abakunda gukoresha inyama nk'ibizitwa jambo, ibyo byose biri mu bintu bituma abana bagira akaga bakiri no mu nda za ba nyina. No bakunda kwicisha inzara ibihe byinshi, ntabwo biba ari byiza, kuko tubwirwa ko iyo umuntu atwite n'imirire yiba yahindutse aba ari kugaburira benshi. Ntabwo we abwirwa ngo arye buri mwanya cyangwa ibyo ararikiye abihabwe, kuko bibujijwe. Ibibi ukwiye kubireka ukabisimbuza ibyiza, ariko ntabwo ukwiye kwicisha inzara ngo ubeho gutyo. Inzara ijya ikwica ukabyihorera, bisoza kenshi ubyaye umwana ufite ibiro bikeya cyane, cyangwa se agize n'ibyo abura bikazamura gufatwa n'indwara. Rero bishobotse ntabwo umuntu yarya munsi ya 3 ku munsi igihe atwite. Nubwo wenda harimo igaburo yakoresha nk'imbuto cyangwa se ibindi bintu byoroheje. Umwana wacu twari turi kumutegura akiri mu nda kugira ngo tuzamwitabane igihe tuzaba tugeze mu ijuru. None tugeze yavutse ari mu isi, ni ibihe twakitwararika kugira ngo tuzabashe kuzamumurikira Imana? Tubwirwa ko nanone mu kumurera yavutse hari umucurabwenge umwe wiga ibyo bita ni psychology, ni ibijyanye n'imitekerereze y'abantu bijyananye n'imyaka bagezemo. Hari ibyo yabashije gusobanura biranga abantu b'abana cyane cyane bitewe n'igihe barimo. Yasobanuye yuko iyo umwana akivuka mu buzima bwe aba anejejwe n'ikintu kiri mu kanwa, ni urutoki mu kanwa, ni ibere rya mama we, nubwo buzima bayibereyemo muri make. Noneho ngo ariko iyo ageze mu gihe cyo guhera ku mwaka umwe kugeza ku myaka 3, akenshi nga uwo mwana akunda kunezezwa n'inzira ze zishinzwe kwihagarika no kwituma. Rero niyo mpamvu abana benshi usanga banejejwe no kwihengereza bari kwihagarika, ugasanga abandi bari gukora mu mwanda. Ngo ntabwo bikwiriye kumureka ngo ukoremo, kwiye kumubuza. Ariko nanone ngo wanabona akunda gukinisha imyanya ye ishinzwe ibyara, ukamubuza ukamukubita. Ijambo ry'Imana twemera ko wakubita umwana, ariko kumutuka ntibyemewe, kubera ko iyo umuretse yanduriramo umuco mubi ugoye benshi bita kwikinisha. Niyo ntandaro yuko ingimbi nyinshi ziba n'abangavu bikinisha iyo bageze mu myaka 12 kuzamura. Hari igihe babyaratangiye kuri yo hagati y'umwaka 1 n'3, ababyeyi barabirangayeho cyangwa batarabyitayeho. Rero uwo mwana nuko aba ameze ngo abanejejwe no kwituma cyangwa se kwihagarika. Iyo ageze mu myaka 3 kugeza kuri 6 nganezezwa n'umubyeyi umwe badahuje igitsina. Iyo ari umukobwa akaba afite se yumva isari we yishimiye, yari umuhungu akumva yishimiye nyina, ngo ndetse akanamugaragariza n'ibikorwa by'uko yasimbura umubyeyi umwe mu bafite. Ibyo ntabwo twakirengagiza ko hari abana babinyazwe no kutagira ababyeyi, akaba wenda yaravutse agasanga badahari, cyangwa se akaba afite ababyeyi bakora imirimo itaratumye bababona. Ibyo nabyo ari ibishobotse, ishoboka yagabanwa, kuko nubundi ibyo umuntu akora bari gukorera abana, umuntu ababuze nubundi yabaruhiye ubusa. Rero abo bana iyo yitaye ku mubyeyi umwe akumva niyo yishimiye, tubwirwa ko uwo yitaye hakwiye kumwitaho nawe akamugaragariza urukundo. Nimba ari umwana w'umukobwa usigaye ubona saje akirukanka akaba ari ushaka kumukuramo inkweto, be kumubuza bamureke, akumva niwe waba ari kumwe na papa we kurenza abandi. Ibyo ngibyo ni uburenganzira bwe, nicyo gihagezemo. Nimba ari umuhungu uzasanga kenshi arimo yubaka nk'inzu, ubundi ukabona azanye ibikenyeri cyangwa se ari gukuruta imodoka nimba ari agakinisho wamuhaye, akaza kubwira ati mama ngiye imodoka, ese nguheke, ndetse anakubwira ibyo azagukorera mu rwego rwo kugira ngo wumve ko nawe yasimbura umubyeyi we. Rero ngo ujye umuba hafi, ubyemere, ubyikirize, umutere kuraje, wemere ko azabikugurira, nibwo abazabikora. Nimba akubwira ngo nzakubakira inzu ukamutuka, bizasoza byihoreye, kuko umwana uko aba ari gukura ibyo umuremyemo nibyo bimugiraho ingaruka. Aho byavuye kuwo bitaga Odipe, ngo nubwo yari muto yanyazwe amaze kunyagwa, uwo ni umwe mu bakoreweho ubushakashatsi.
ngamaze kunyagwa igihe yaranyazwa agiye mu gihugu cy'ahandi agera abo umusirikare nyuma aza gutera igihugu cye wabatabizi abona uyu mubyeyi mwiza akunze naho yari nyina yica se atwara nyina nyuma baganiye amenya ko yishe se arangije agira umubabaro mwinshi yumva arababaye ariko uko kuba yarabonye nyina ari we muntu mwiza kurenza abandi niyo miterere y'abana bari muri iyo myaka 3 ababona ko mama we ari nk'umugore we undi ababona se ari nk'umugabo we niyo mpamvu ubukwiye kumuba hafi igihe akweretse urwo rukundo nawe ukarumwereka mukagirana ubumwe biba bizagufasha mu gihe ageze mu myaka 12 turi bubigereho. Ikindi tubona ko iyo umwana ari muri iyo myaka cyane cyane ndetse hari n'ababitangira kare bakiri ku myaka 2 n'abana bakunda gukubagana bakubita ibintu hirya no hino kandi ikindi n'abana bakunda imirimo cyane bateka utuntu mu dukoroboyi abandi bakora ibikinisho. Tubwirwa ko nimba ushaka ko umwana azabingira akamaro azakunda akazi ukwiye kumuha uburenganzira ukamwemerera ibyo ngibyo ari gukora nimba ari igipupe ahetse ukamushakira n'udutambaro n'iki ukamwereka utumese bikaha umwana muryamishe uburi kumwigisha kuzaba umuntu wingira akamaro mu gihe kiri imbere nimba ari ibyo atetse akwaka umunyu wibura kumuhaho na gake nimba kwaka urunyanya muhe utwushoboye muhe n'igishishwa noneho umwigishe hakiri kare kuko bizatuma akunda imirimo naho iyo umubwira ngo genda wicare mu nzu have wikiyanduza ari nako kagabana bafite basigwa mu ngo ababyeyi bigendeye ari kumwe n'abashinzwe kubarera kandi wenda ababyeyi banabatesha umutwe ngo ntiwakoze ibi bisoza umwana bamwe babafasha akamwicaza kuri televiziyo ati reba filime none bikazasoza zaba umunebwe mu gihe kiri imbere n'umwifuzaho kwa gukorera imirimo nta yaba zakora kuko gukunda imirimo biba mu myaka 2 kugeza muri 6 iyo atayikunzaho wiheba ntuzategereze ko umwana azigira akunda imirimo azaba umunebwe mu buzima bwe busigaye. Rero aho nakaga rero birakwiye ko abantu bavugurura ivugurura rihora rikeneye ku bintu byose bakavugurura uburezi kuko abenshi barabinyazwe bitewe n'imirimo y'ababyeyi bitewe n'abana bafungiranwa mu mago bakaba batari kubasha naho bafungiranwe kubaha imirimo. Rero birakwiye ko umwana umushakira utuntu nimba ari umukobwa agire wenda utubase duto esakadobo ajya mesa nawe utwe amesa uduswari n'utundi tuntu tw'umwana we bimutoze kuzagira umwete mu buzima bw'umuhungu witera umugeri utuzutwe n'utumodoka twe yubakiye kuko bizasoza nawe iterambere rye rirahagarara kuko bamwe mu bantu bavumbura cyane n'abana. Ayo mpamvu tubwirwa ngo nimba ushaka kugira ngo umwana wazagira ibyagera hanabivumbure ukwiye kumuha uburenganzira ukamutera inkunga mu byakora. Hari umubyeyi umwe wari kutubwira umwana we ngo yajyagaza agasanga yafunguye amaserire y'inzugi ubundi akamubaza ati se n'ukubera iki ati ni kugira ngo ndebe ibintu birimo imbere ngo ubutahaje agasanga yafunguye radio amubaza ati se n'iki uwo mwana afite imyaka 6 aramubwira ngo ni kugira ngo ndebe abavuga iyo bari ubutaha ati se none hafata ngo yafite akagitari nakaragafungura ariko ngo igitangaje ngo ibyo yafunguraga arongeraga akabifunga akabisubiza mu mwanya wabyo birangije ngo nakaragafungura umubyeyi ariko aramwihorera kuko yarabizi ngo byashoje uwo mwana ubari mu myaka igera nko muri 9 ariko ntabwo bakiri kujya gushaka ushyiramo iserire arakora amantuza amaradio n'ibindi bitewe nuko bamuretse abana nibo bavumbuzi ba mbere iyo umuretse abasha kugira ibyageraho gusuka murinda bimwangiza ariko ibishoboka ukamureka. Rero abo bana b'imyaka 2 kugera kuri 6 nabo kwitonderwa cyane kuko nabahanga ushaka zaba umuhanga umuha uburenganzira. Niyo mpamvu abakera barekaga bagamanuka ku mivovo bamwe bagakora ibintu bitandukanye usanga bagira ubwenge bwihuta cyane kuko baba bumenyereje n'ubundi gukora naho abatinyagambura bahora bafungiranywe ku mateleviziyo ahubwo usibye gukuramo kuzigana ibyo bakoze bakazabagome kuko abana bamwe bajya bica bagenzi babo biturutse ku byo bagiye bareba ibyo ngibyo nibyo basarura bitewe no kubarera nabi none bikazasoza abaye umwana w'ikihebe byaratangiye bamwereka filime z'indwano kandi ari umwana muto w'ibyo abona ahita bibona nk'ukuri. Noneho aho hakwiye kwitabwaho kuko iyo utamureze imyaka 6 ikakurangirana akenshi abarima gusiga kuko nubundi
iyo ageze mu myaka y'ishuri aha bagiye kwiga ibindi ibyimuhira biba bisa naho ibyinshi yabifashe. Iyo ageze mu myaka 6 kugeza kuri 11 n'abana baba batangiye ishuri akenshi ku batarabajyanye bakiri bato cyane. Iyo batangiye ishuri ng'ikintu cyakimunejeje noneho n'urungano ariko bahuje igitsina, niho muzumva kera bajyaga baririmba twaturimbo ngagahungu kamwe mu bakobwa 100 gakobwa kamwe mu bahungu 100, nuko aba yumva none habo yisanzuyeho arabo bahuje igitsina, abo badahuje badakwiye kwivanga nawe. Rero ubwo niyo mibereho abashishigajwe n'ishuri, nawe ukwiye kuri mukundisha nimba bishoboka ukaba musobanurira ukamwitaho ukamuha ibyo kurya byamufasha kugira ngo koko arikunde byimazeyo. Ikindi tubwirwa nuko iyo abana noneho uwo muhanga yakomeje agira ati iyo bageze ku myaka 12 kugeza kuri 18 nubwo hari n'abatangira mbere kuri 11 abageze noneho mu gihe cy'ubwangavu ku bakobwa akabageze ku bugimbi ku bahungu. Ni igihe noneho abana iby'ubwana bimwe bagiye guhinduka, noneho akaba umwana wiyitaho utagira umwanda cyane nko ku bakobwa, ariyo mpamvu babise abangavu. Noneho nubwo abageze muri icyo gihe aba hagiye kumuhaho impinduka nyinshi, ariyo mpamvu ababyeyi babasabwa nubundi kumuba hafi, ariko tukabwirwa ngo uko wamureze muri iriya myaka ibanza kugira ngo agere kuri 12 nibyo ubugiye kubona umusaruro icyo gihe, kuko iyo wamureze nabi nta gihe wigize umuhango uganire nawe, yarakweretse urukundo ukamwigizayo, yarakubejije ibibazo byinshi ukamubeshya cyo kubwa ngo ceceko uri kumena amatwi, icyo gihe nawe abagiye kubikwishyura. Rero tubwirwa ko igihe kikubaza utubazo twinshi tudasobanutse kandi ari igihe afite ubwonko bufata mu mutwe. Mubyeyi cyangwa se murezi birabujijwe ko umwana umubeshya cyangwa se ukanga kumusubiza. Ukwiye kwihangana ukamusubiza, waba unaniwe ukamubwira nawe aba yumva, ukamubwira ati none ndananiwe reka tuzabisubukure, cyangwa se waba urwaye ukabimubwira, ariko ntumubwire ngo ceceka uri kunsakuriza, kuko bisoza mu bwenge bwe yumvishe kutamukunda utanamwitayeho, kuko urukundo ntabwo ari kuba wamugaburiye gusa, ahubwo harimo no kuba wamweretse wamuhaye igihe ukaganira nawe ukamwumva, kuko nicyo ikiremwa muntu gikeneye cyane. Aho tuhabona icyitegerezo cy'umwana umwe ni muri aba bana bo ku migabane yo hakurya y'inyanja, aho ng'umwana umwe yabwiraga umubyeyi ngo papa ngo ngiyombi imbwa. Umubyeyi amubaza ati se mwana wanjye niki gituma wifuza kubimbwa? Arangije aramubwira ati reba iyi mbwa nduta yarabyaye, kandi koko ibi inyamaswa zo zibyara kare. Arangije aramubwira ati none yombi imbwa nge simba mfite umwana. Arangije aramubwira ati oya mwana wanjye, imbwa yo ntitegura ibyo izagaburira umwana, ipfa kubyara igashyira hariya tukamugaburira, ariko wowe usabwa gukura ugategura ubuzima, ugategura ibyo uzaha umwana, n'ingingo zawe zikaremeka neza, ukazabasha kubyara umwana uzamwitaho. Kubera yamusobanuriye neza ngo umwana arangije aravuga ngo noneho reka nzaba umuntu. Ubwo iyo rero tutabasobanuye neza, we icyo yibwiraga yumva koko akura yumva ko ari cyo gifite agaciro, ubwo yatamusobanurira ari bukura aziko imbwa irusha agaciro umuntu. Rero birakwiye kubita, kuko ngiye utamwitayeho mu myaka 12 abatangiye gukura, noneho kuko utamwiyegereje nta rukundo mwagiranye, ahita nawe aguhunga akisangira abandi. Tubwirwa ngo abo bana bageze muri iyo myaka 12 ni abana bagoye kurera, kuko n'abana bakunda kurangwa n'ibintu bine bikomeye. Icyambere ngo babumva nta mategeko mabi ari mu isi usibye ababyeyi babo. Yumva ababyeyi ese abarezi, ese banimateri ku mashuri abiga, banimatrice, ese nyirasenge uhora umubwira ngo ibi bihave, yumva ari we ufite amategeko mabi kurusha abandi bose bari mu isi. Ngikindi yumva ari umunyabwenge wo mu rwego rwo hejuru, ku buryo aba yumva yaramenye ibikenewe byose, ari we munyabwenge unakomeye. Icya gatatu ni abana bakunda kuba abanebwe bo mu rwego rwo hejuru. Bamwe hari abataba abanebwe ariko abenshi hari abo bibaho cyane nk'abo mu mijyi batakunze gukora, bakunda kuba abanebwe bo mu rwego rwo hejuru, cyangwa se n'abo mu byaro hari n'igihe acika intege kandi yarahoze ari umunyamwete. Turareba impamvu zabyo.
ikindi ni abana bakunda kuyoborwa n'urungano. Urungano yumva ari bo nshuti ze zikomeye, ari bo bajyanama be, kubera ibyo bintu bine aba afite biba bigoye kumurera igihe cyose mutagiranye ubumwe hakiri kare. Iyo mwagiranye ubumwe bituma noneho n'ibyo urungano rwamubwaza akakubwira. Impamvu bumva ari abanyabwenge bo mu rwego rwo hejuru zirahari, kuko iyo ageze muri iyo myaka habaho kwiyongera kw'imisemburo bari basanganywe, ariko nicyo gihe noneho yiyongera. Nk'ab'igitsina gore hiyongera umusemburo bita estrogene ugiye gutuma noneho atangira kugira ibimenyetso nk'iby'umuntu mukuru, nko kujya mu mihango ese n'ibindi bitandukanye, kumera amabere n'ibindi. Ub'igitsina gabo nabo bakunda kuhinduka bitewe n'umusemburo bita testosterone, ukunda kwiyongera, noneho wakiyongera ijwi rigahinduka, akaniga ijwi akumva nawe ari kuvuga nk'abantu bakuru. Ibyo rero noneho wakiyongeraho ko rimwe na rimwe baba bari mu mashuri, ababyeyi bababyaye rimwe na rimwe bo bataranize, noneho akumva ko abarenzeho, afite ubwenge bubarengeje, ariko ibyo siko biri, ahubwo aba ari ukwishuka kubera ko aba akiri muto. Ikindi bajya baba abanebwe. Impamvu nanone baba abanebwe bamwe na bamwe ngo ni ukubera iyo misemburo iba yiyongereye, ingingo zimwe zikiyongera, noneho ituma n'ubundi yumva aremerewe, bigatuma noneho yumva acitse intege. Ngo icyo uba usabwa gukora ni ukumukurikirana, wabona umuhaye nk'ibyo akora akanga kubikora wenda ku bw'agasuzuguro, ukamenya ko ukwiye kumuha inama no kumucyaha. Yaramuka wenda abikoze ariko akananirwa, ukabona ntagifite umwete nko yahoranye akiri mu myaka wenda 7 kugera ku 11, ukamenya ko ubwo ari ugucika intege, ntumuhahanye, ariko ukamenya ko ahubwo ari ugukura. Ikindi bayoborwa n'ibigare cyangwa se urungano, bitewe nuko nibo baba babona, ni nabo baba babona babitayeho. Tubwirwa ngo akaga karaha ko kuba bayoborwa n'urungano kandi bumva amategeko mabara y'ababyeyi babo. Ibyo ngibyo biri mu bintu bikomeye biri gutuma abana guhera ku myaka 12 kuzamura kugera nko kuri 18 cyangwa se kuyirenza, kuko icyo kigero ntago abantu bose bakiviramo rimwe. Hari ubitangira kare akanabivamo no mu myaka 17, hari n'ubivamo noneho na 20 yararenze, biterwa, ntago abantu bose ari kimwe, cyane ko hari n'uwiyo myaka 18 igira atarageze mu gihe muri icyo gihe atarakoze nk'ibyo abari muri iyo myaka akunda gukora, cyane nk'abana bakunze kugira ubukene bwinshi mu muryango, yakunze kubona ababyeyi babanye nabi, hari ibidahita bivuka muri we. Rero ibyo nabyo bibaho, ntabwo wareba, hari n'uzabona afite imyaka 22 ukabona aracyari umwangavu, cyaracyari ingimbi. Ibyo rero byose byitabwaho. Rero ubu bunebwe, kwanga amategeko, kubaho yumva ayobowe n'ikigare, ukunguku kubaho yumva ari umunyabwenge, atumva inama z'ababyeyi, ibi nibyo biri gushyira aba bana kugwa mu cyaha cy'ubusambanyi, kiri kumunga benshi, ndetse kiri gutuma benshi tutazaberekana igihe tuzaba tugeze mu bwami bw'Imana. Rero tugiye kureba ngo mbese ni gute aba bana twabafasha kugira ngo birinde kugwa muri aka kaga, noneho bazabashe kuzarokoka iyi si, tuzabamurikire umwami mu bwiza bwe. Turabwirwa ko iyi mico nk'uko ibibashyira bo ntabwo akenshi hari intango zigenda zishyira ku kuba abana bacu bazagwa muri icyo cyaha. Turasoma mu gitabo cy'Imigani, ni igice cya 6 umurongo turahera kwa 23, tuhasanga amagambo atubwira ko aba bana bo ubwabo hari ibyo bajya bagwamo, ariko byaratangiye buhoro buhoro bitewe no kutamenya uko bakitwara, kandi bari mu gihe bari kuyoborwa nabo bangana. Mu gitabo cy'Imigani igice cya 6 umurongo wa 23 haranditswe ngo, kuko itegeko ari itabaza, amategeko ari umucyo, kandi ibihano byo guhugura ari inzira y'ubugingo. Byakurinda umugore w'inkozi y'ibibi no gushyeshya k'ururimi rw'umunyamahangakazi. We kwifuza ubwiza bwe mu mutima wawe, kandi ntukunde ko akwicira ijisho, kuko maraya akenesha umuntu agasigara ku gasate k'umutsima, kandi umugore usambana ahiga ubugingo bw'igiciro cyinshi. Mbese umuntu yashyira umuriro mu gituza cye, imyambaro yo ntishye? Cyangwa hari uwakandagira amakara yaka, ibirenge bye ntibibabuke? Niko bimera no ku muntu usanga muka mugenzi we, kandi umukoraho wese nta zabura kugibwaho n'igihano.
hepfo haranditswe ngo abantu ntibagaye umujura wibishijwe n'inzara, ariko iyo afashwe abiriha 7 agatanga ibyo afite mu rugo rwe byose. Kutubwira ko ndetse ngo byo bigereranwa nuko ushaka usanga umugore wundi niko bimera. Ahangaha nimba mwakurikiranye havuzwemo imico igera muri 4 ikunda ndetse gukorwa n'abantu b'urubyiruko, abangavu n'ingimbi, kuzamura ku basore n'inkumi bataragira imiryango, ndetse bamwe na bamwe badasobanukiwe yuko ari icyaha. Mu gitabo cyo kuva igice cya 20 umurongo wa 14 tuhabona itegeko rya 7 rivuga ngo ntugasambane. Ni itegeko ry'Imana nk'uko riri mu mategeko 10. Mu gitabo cyitwa abakurambere n'abahanuzi mu cisho kivuga amategeko katangiye ku musozi wa Sinayi, hasobanura ko iki cyaha umuntu abagikoze binyuriye mu ngendo, indoro, amagambo, imyambarire bigamije kubyutsa irari ry'undi. Kuba umuntu yakambara nabi, kuba umuntu yahindura ingendo, kuba yagira amagambo avuga ibyo bigamije kubyutsa irari ry'undi, ibyo ni bake basobanukiye ko bakoze iki cyaha cy'ubusambanyi. Aba bana b'abangavu n'ingimbi, akaga kambere bagira bayoborwa n'urungano, ariko baranagize n'ikindi gitekerezo mu mutima cyo gukunda abo badahuje igitsina. Uko mu myaka 3 kugeza kuri 6 yakundaga se nimba ari umukobwa, umuhungu yakundaga nyina, birahinduka noneho mu myaka 12 akunda mugenzi we bari mu kigero kimwe ariko badahuje igitsina. Tubwirwa ngo impamvu ibyo biba bikabavuka mu mutima, ku ruhande rumwe ni ikimenyetso cy'uko buzuye batarwaye, kuko hari uwo bitazamo nk'abo bajya bita ibiremba cyangwa se abarwaye intinyi n'ibindi. Ibyo bibaho, ndetse umwana yaragize ikibazo runaka kitaramenyekanye akabaho gutyo, we ntihagire igitekerezo cyo kumva hari uwo badahuje igitsina yishimiye. Kuba ari icyo gitekerezo kibazamo si cyo kibazo, ahubwo icyo bakeneye ni ukuba mwaragiranye ubumwe ngo ubasobanurire impamvu zabyo nicyo byatanga n'ikibi byamugezaho. Ikindi unamusobanurire yuko ikintu cyose kigiye cyacyo. Niyo mpamvu tweka ababyeyi baba baregereje abana babo kugira ngo niba namwandikira utwandiko cyane ajya no kukandika abanza kubaza. Rero icyo ni icyambe, kuko baba bafite ako kaga ko gukunda badahuje igitsina n'ikimenyetso cy'uko ari bazima. Baba bakeneye nyuma yaho inama z'abantu bakuru kugira ngo bamenye uko bakwiye kwitwara muri icyo gihe. Iyo batazihawe bitwara nk'uko turi gusoma, kuko ngo ubu ukwiye kumusobanura uti kuba wumva ushaka gukunda umukobwa kwa runaka, kuba wumva ese ye mukobwa ukunze uyu muhungu, kuba uyu yakwandikiye nawe ukumva wamusubiza, uramusobanura ukamubwira ati ni ikimenyetso cy'uko uri muzima, uzavamo umugabo undi uzavamo umugore. Ariko ukamubwira uti igihe si iki, ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Tubibona mu mubwiriza igice cya 3 yuko igihe ikintu cyose kigira igihe cyacyo. N'imigani igice cya 25 umurongo wa 11 naho hatubwira ko ijambo rivuzwe mu gihe cyaryo ari nk'amatunda y'izahabu ku mbehe y'ifeza. Ibintu iyo bikozwe mu gihe cyabyo nibwo bigira umumaro, cyane ko n'ibikorwa byacu byo muri ubu buzima dukora tubwirwa ko iyo kugira ngo igikorwa kizitwe cyiza kuko ni igihe umugambi wari ufite ugikora ari mwiza, icyo gikorwa nacyo kikaba ari cyiza. Ikindi noneho n'amaherezo yacyo akazaba meza, ndetse kikaba gikozwe mu gihe cyacyo. Iyo ibyo bintu bine bituzuye igikorwa kiba ari kibi, kuko abagira ubuntu bagaha abandi ariko bagambiye kugira ngo azabashuke, nabo bakoze neza ariko amaherezo ni mabi, bitumye ari bibi. Rero nuko gukundana bakiri bato ni bibi. Turakomeza tureba ingaruka bibyara. Muri iki gitabo cy'imigani igice cya 6 umurongo guhera kwa 23 dusomyemo ibintu bine bikomeye bikunda gukorwa nabo bana bato, ndetse ababyeyi bo batira hagati mu ryinyo bamwe ntibabyitayeho. Nuko bari kurera abana bazaba imbura mu maro, bamwe bazaba indaya za karitsiye, nuko babarera hakiri kare. Rero turabwirwa ngo ibyo bintu bine tumaze kubisoma, hatubwiye ngo byakurinda umugore w'inkozi y'ibi no gushyeshya ku rurimi rw'umunyamahanga kazi. Icyambere byarinda umuntu gushyeshya, kumva imvugo zishyeshya. Ikindi ngo we kwifuza ubwiza bwe mu mutima wawe. Noneho ikindi ntukunde ka kwicira ijisho. Ikindi bavuze
ngo nicyo bita umukoraho wese ntazabura kugibwaho n'igihano. Ibi ni ibintu bine aba bana bakunze kugwamo bigatuma batazaba ingirakamaro muri ubu buzima. Gushyeshya ni imvugo zishinzwe kubyutsira ari mu wundi, ni nko kuguzanya irari. Ni imvugo mu ndimi zubakuna kwa ngo ni ugutomora. Kwa ngo abo bana bagiye gukundana igihe kitageze nta n'umugambi wo gushaka bafite, bagwa mu kaga ko gutangira gutakana cyangwa se gutomorana, ibyo bikabagusha mu kaga. Ikindi kivuzwe nicyo bita gukururwa n'uburanga. Mu gitabo cy'imigani ni igice cya 7 umurongo wa 25 haranditswe ngo ntukunde ko umutima wawe utanyukira mu nzira ze. Ni inama yahabwaga abantu habaye kuvuga ngo abahungu ngo ntagakunde ko umutima utanyukira mu nzira z'abakobwa noneho abo havugwaga abamaraya. Kwa ngo gukururwa n'uburanga ukemera ko umutima utanyukira mu nzira y'umuntu nabwo ugatwarwa, ibyo byarabujijwe. Ni inama yatanzwe ngo mwana wanjye ntugakunde ko ntukifuze ubwiza bwe mu mutima wawe. Ikindi noneho ntukunde ko akwicira ijisho. Harimo indoro zishinzwe kugira ikindi zivuga, ibyo bita ngo ni indoro ziheheta. Nk'urugero aho bamwe baba batereka amaso, ese umuntu yicira undi isiri n'ijisho, ibyo ni indoro zigambiriye gushyira abantu mu kaga. Ibyo rero biri gukorwa na bamwe mu bana none bikabashyira mu kaga. Ikindi ni ibyo bita gukabakaba. Tubwirwa ko uko gukabakaba biri mu bintu bisoza abantu noneho banakoze n'imibonano mpuzabitsina igihe kitaragera bikashya mu kaga ko kwandura virusi itera sida, abandi bakandura izindi ndwara zandurira mu myanya ndangagitsina, abandi bagatwara inda, abandi bagatera inda igihe kitageze batiteguye no gufasha abo bazabyara. Ibyo rero ni ingaruka z'utu tuntu tune. Rero utu tuntu tune mubyeyi urera ubu ukwiriye kubisobanurira umwana wawe hakiri kare, ukamubwira ko igihe cyose akoze na kimwe muri byo abakoze icyaha cy'ubusambanyi. Noneho iyo abana bisobanukiwe neza basanga uko gukundana bakiri bato ntacyo kugamije, bigatuma bakureka. Ikindi tubwirwa mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere igice cya 6 ni umurongo wa 9 haranditswe ngo ntimuzi yuko abakiranirwa batazaraga ubwami bw'Imana. Ntimwishuke abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa ibitingwa cyangwa abagabo bendana cyangwa abajura cyangwa abifuza cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi, bene abo ntibazaraga ubwami bw'Imana. Kandi bamwe muri mwe mwari nkabo, ariko mwaruhagiwe, mwarejejwe, mwasindishirijwe n'umwuka w'Imana yacu izina ry'umwami Yesu, mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Aha tubwiye ngo abahehesi, ibitingwa, abagobendana, abasambanyi n'ibindi ntago bazaragwa ubwami bw'Imana. Rero abo bana bakundana bakiri bato bagwa mu kaga ko gukora ibi. Tubwirwa ko umuhehesi ari umuntu uvuga amagambo, ariko abahehesi bo batandukanye n'ibitingwa. Tubwirwa ko umuntu aheheta mu bikorwa, yicira ijisho undi, ese undatereka amaso, ibyo babyita guheheta. Noneho ibitingwa ni umuntu uvuga amagambo ikiganiro cye cyerekeje kuri icyo cyaha, ugasanga aho umuntu muto yicaye cyangwa se mukuru arimo aravuga amagambo ariko akururira abantu kukugwa muri icyo cyaha, aba ari igitingwa. N'imvugo zateye zigamiriye kugeza abantu kuri icyo cyaha, ibyo ngibyo biba ari byo bita ubuhehesi. Ikindi nanone tubona nuko ijambo ry'Imana ritubwira mu gitabo cy'imigani igice cya 7 turi kureba kuri aba bana b'abangavu n'ingimbi, imitekerereze bagira igera muri 4 yo kumva ko ikigare abo bangana muri make aribo bakwiye kubayobora, bakumva banza amategeko y'abantu bakuru, bakumva ari abanyabwenge bakaba n'abanebwe. Twabonye uburyo bagwisha muri iki cyaha, turi kureba uburyo bakigwamo nuko twabyirinda, kuko bakigwamo bari muri ayo magambo bakurura mu kukabakabwa. Noneho ikindi tubwirwa mu gitabo cy'imigani igice cya 7 nuko bagwa mu kaga ko gushaka gusa neza cyane, bigasoza bamwe bagwiye mu kaga ko kwambara imyambaro imwe yari yaragenewe abamaraya kandi bo bitwa abakristo. Ni igice cya 7 cy'imigani umurongo wa 10 haranditswe ngo maze umugore aramusanga yambaye imyambaro y'abamaraya kandi afite umutima w'ubucakura. Tubwirwa ko hari imyambaro yagenewe abamaraya, nk'uko mu gihe cya kera cy'Abisirayeli iyo umuntu yabaga ari maraya yagiraga uko yiyambika kugira ngo abamushaka bamubone.
ni nako na n'izi saha hariho imyambaro yagenewe abamaraya kuyambara by'ubwabyo uba wishyize ku kaga, kandi ikindi babigoye iyo uri umwana gukura muri isi abantu bakakumurikira Imana yagutanze. Tubwirwa ko ibyo ababyeyi bakwiye kubihagurukira, kuko kubireka bakabireka ibyo biri gutuma abana babo bangirika cyane. Aha tubwiye ko habaho imyambaro y'abamaraya. Tubwirwa ko nk'ibitabo bimwe bivuga ko hari imyenda yagiye yaduka ariko ikaza yambarwa n'abamaraya, nk'urugero nk'iyo bita mini jipe ngo yambarwaga n'abantu b'indaya, noneho bo bakayambara intego ari kugira ngo ubashaka ye kwirirwa babura ahubwo ababone hafi. None ikibabaje, umwana arayambara kandi nta mugambi w'uburaya afite, ariko kuko yambaye iby'abandi ubwo ntago wabona yambaye atyo ngo utekereze yuko koko ari uw'umutima. Rero ibyo biragoye. Tubwirwa ko ngo bamwe bajya babyambara bakambara nabi nta mugambi bafite, ngo ariko ibyo bibabaza Imana, kuko Imana yo yifuzaga ko umuntu w'igitsina gore yambara akikwiza, noneho akambara akikwiza umurimbo we ntubu w'inyuma nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ariko ibyo biri kugenda bitakitabwaho n'ababyeyi mu burezi, bigatuma noneho abana babo b'ingimbi n'abangavu, cyane cyane abangavu, bagwa mu kaga ko kwangirika. Petero wa mbere, urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3 umurongo wa mbere haranditswe ngo namwe bagore nuko mugandukira abagabo banyu, kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana barishwe n'ingeso nziza z'abagore babo, nubwo baba ari nta jambo bavuze, babonye ingeso zanyu. Umurongo wa 3 niho nshaka, umurimbo wanyu we kuba inyuma, wo kuboha umusatsi cyangwa wo kwambara izahabu cyangwa gukanisha imyenda, ahubwo ubu w'imbere uhishwe mu mutima, umurimbo utangirika w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wo igiciro mu maso y'Imana. Turabwirwa ngo umurimbo wacu we kuba uw'inyuma, noneho wo kuboha imisatsi, wo gukanyisha imyenda n'ibindi. Mu gutegeka kwa kabiri naho igice cya 22 umurongo wa 5 haranditswe ngo umugore cyangwa umukobwa ntakambarane n'umugabo, cyangwa umugabo ntakambarane n'umugore, kuko ugize atyo ari ikizuru Uwiteka yanga urunuka. Aho tuhabona yuko Imana mugambi wayo itifuza ko abantu bambara kimwe, kuko hari ibyo umuntu w'igitsina gabo yakambara, w'igitsina gore we yacyambara kikaba kibaye umwambaro w'abamaraya. Ariwo mpamvu twabonye ngo uyu yamusanze wafite yambaye imyambaro, iyo myambaro ibaho nta nubwo iyoberanywe, umuntu wese ufite umutima nama abasha kuyimenya. Harimo ayo majipo magufi, harimo imyambaro ifasha umuntu, harimo ibengerana ibonerana aho bareba umuntu ko ateye, harimo amapantaro agenda agahambira umuntu, tutanirengagije yuko afite n'ibindi atera, kuko tubwirwa ko imiremerwe y'abantu b'igitsina gore Imana yaturemye mu buryo tunafite urukenyerero rworoshye, tudakwiye kwambara ibintu biduhambiriye, noneho cyane cyane ho binahambiriye urukenyerero. Mu rukenyerero rwacu tubwirwa ko hari imirera ntanga, hafi aho hari nyababyeyi. Rero uko kugenda umuntu agahambira nk'ab'igitsina gabo batafite ikindi, aba ari kwihemukira. Ikindi tubwirwa ngo mu buryo turemye mu buryo imyanya yacu ndangagitsina ikenera umwuka mwiza bita oxygene. Rero birakwiye ko Imana yo mu kuduhitiramo neza yatugeneye bizadufasha ko uwo mwuka uboneka mu buryo bwiza. Amakanzu, amajipo, ibitenge, ibyo ni ibintu bifasha abantu. Turabwirwa ngo n'amasuvetoma cyangwa se utwenda two imbere abantu bambara ngo tujye tuba ari niro, dutuma uwo mwuka utambuka, atari utumeze nk'amakora dutuma noneho duhambira abantu. Rero ibyo ngibyo bikwiye kwitabwaho. Rero ngo kutabyitaho, kandi ikindi Imana mu kuturema yaraduhaye umuheha uva mu ruhago usohoka hanze mutoya wo kwihagarikiramo. Uwacu ni mugufi, ni santimetero 12. Ibyo biri mu bintu bituma byoroshye kwandura indwara nk'iziterwa n'utunyabuzima, nizo bakunda kwita ziterwa na twa bagiteri. None ibyo bituma byoroshye kwandura utwo tunyabuzima. Rero nko tugiye mu matoilette ya rusange, ibyo biroroshye ko umuntu yandura izo ndwara. Rero ngo birakwiye ko uwo mwuka uba uhari ngo uhite ugende wica utwo tuntu tumwe, kuko tumwe tudakurira ahantu hatari uwo mwuka.
iyo rero dusanze umuntu yambaye n'ibintu none ahise amaze kwihagarika agahita none yambaye ibintu bimuhambiriye birawubuza kutambuka, duhita tubona aho dukurira noneho tukagira iterambere. Guhora abantu barwara mu myanya ndangagitsina, bishimagura, bihagarika, bababara ku gitsina gore, akenshi biterwa no kunywa amazi make cyangwa batayanywa, ikindi no kwambara amapantaro. Ni abakandida benshi bo kurwara izo ndwara. Rero usibye no kuba ari imyambaro y'abamaraya bigize nicyo bitwaye n'ubuzima bwacu, unashaka ubuzima wabyirinda. Rero ibyo ni ibintu ababyeyi bari bakeneye kwigisha aba bana, kuko nibo bana bangirika amaherezo tukazabura umusaruro kuri bo. Kandi nanone tubwirwa ko aba bana bo mu myaka 12 kugera kuri 18 ndetse gukomeza, mu gitabo bita guide de formation personnelle, ngiyo bagize imico runaka ikabaranga, hari 3 yavuzwe. Ngiyo babaye abanyagitugu, bakaba abasambanyi, noneho ikindi noneho bakaba bagira n'indi mico iyo ari yose, akaba twazi igitugu bagenzi be bari munsi ye, akaba ari umusambanyi, cyangwa se akaba ari umunyangeso mbindi iyo ari yose, yaba umujura, yaba umubeshyi, yaba iki. Ibyo ngibyo ngo iyo abigumyeho ntabyihane ngo ahinduke, bisoza yageze mu gihe cy'ubukecuru n'ubusaza, iyo mico ihita imugaruka, noneho akagarukwa n'iyo mico ikaba mibi, akaba umusaza mubi n'umukecuru mubi. Aribyo aho bari gusobanura ijambo rivuga ngo retour d'âge. Ni ijambo abo bana bageze muri iyo myaka 12 kubera kutumva ababyeyi, ikindi kubera kuyoborwa n'urungano, bakunda gushukwa nk'abari mu mashuri bakabwirwa amagambo nk'iryo bita ngo ni retour d'âge, nukuba ugaruka ku byo wakabaye warakoze mbere ahubwo ukabikora nyuma. Bagashukwa n'iryo jambo, noneho bigatuma bamwe biroha mu cyaha cy'ubusambanyi ngo kugira ngo batazabikora babaye abakecuru n'abasaza, ngo bakazabashuga dadi n'abashuga mami. Ariko ibyo ngibyo no kwibeshya. Muri icyo gitabo barasobanuye ngo ahubwo iyo ubaye umusambanyi, ukaba umunyangeso mbi, ukaba umunyagitugu, iyo ubaye umukecuru n'umusaza, iyo micita igaruka, none ugasanga ubaye none umukecuru mubi, ubaye umusaza mubi. Rero icyo abantu bakwiye gusobanukirwa ni uko imico iranze uwo muntu ibizanamugiraho ingaruka abaye n'umusaza, abaye n'umukecuru. Ni igihe ubuzima bwe buba budafite buriyo cyase agakayi k'umujagato. Nukuvuga ngo nkuko umwarimu kubageze mu ishuri yajyaga yigisha wandika ibintu mu kandi gakayi ku ruhande ukazabikopora neza mu kayi nziza, ubuzima bwose uko bumeze ntago wagira aho urabwicira ngo ubundi uhite ugenda ubisibe uhite wongera ubugire neza. Oya, ubuzima ntago bugira kwa gakayi, ahubwo icyo ukoze nawe kiba kigukoze, biba birangiye, nta garuriro, ahubwo ubusigaje kubona ingaruka z'icyakozwe. Rero abo bana bakwiye kwitabwaho, ariko twabonye ko kugira ngo bazabashe kurokoka ako kaga, bazagukunde nk'umubyeyi, bakubwira amabanga yabo babaye abangavu n'ingimbi, biterwa nuko wabitayeho mu myaka 3 kugeza kuri 6. Rero icyo kirakwiye ko kitabwaho. Ikindi cyo kwitabwaho nuko igihe umuntu ari kurera uwo mwana, ngo ubukwiye kumwemerera koko kari umunyabwenge, ukamugisha inama ku bitagize icyo bitwaye. Nk'urugero kumubaza ngo duteke iki, akaba yagihitamo, yavuga ati duteke ibirayi kandi wenda na nimugoroba mwabiri, ukamubwira uti wowe reka wenda duhindure, ahubwo duteke wenda se n'ibitoki cyangwa se duteke n'impungure, dore ibirayi twabiriye. Ibyo bibaho, ariko ngo ujye umuha umwanya muganire, umuhagahe. Uwo nguwo si igihe cyo gutukwatukwa cyane, ahubwo ni igihe cyane ko rwo gutukana atari ibyo, si n'igihe cyo kumukubita cyane nta n'imbaraga bifite, ahubwo ngo ni igihe cyo kumwigiraho inshuti kugira ngo ajya kubwira amabanga ye, nibwo umurera ukamugarura ukamushobora. Rero uyu mwana ugoye, ariko bitewe nuko twamwitwayeho, tubaramutse tugarukiye Imana yadushoboza. Ikindi aba bana kuko bakunda kwa n'abanebwe kandi bashaka no kuryoha, bari no kwaka ibigezweho n'ibihenze, bari mu bantu bagwa mu kaga ko gushukwa n'abantu benshi. Ijambo ry'Imana mu Migani igice cya 5:15 kiduha inama ngo umuntu ajye anywa amazi y'iriba rye yifukuriye. Aba bana bakwiye gusobanukirwa ko ababyeyi babafukurira. Noneho birabujijwe kwemera impano no kunyurwa n'impano z'undi utagufite inshingano, noneho bitewe nuko yakweretse kakwitayeho. Akenshi ujye umenya ko muri ubu buzima nta muntu ugukunda cyane nk'uwakubyaye, noneho akenshi ukugiriye impuhwe akagira ibyaguha bafite nawe icyagutezeho. Ariyo mpamvu abantu bakwiye kwibukira ihame rivuga ngo ujye unywa amazi yo mu iriba ryawe wifukuriye. Noneho ibyo byafasha abantu kutagwa mu kaga, bakajya bakora bagafatanya n'ababyeyi, icyo umubyeyi amuhaye akanyurwa n'icyo, ibyo byamufasha.
noneho baramutse barezwe neza baza dufasha n'igihe bageze mu gihe cy'ubusore n'ubukumi bagiye kugira imiryango ntago baba bakigoranye. Mu gitabo cy'imigani ya Kristo ni umuzingo wa mbere, ni ku ipaje ya 20 hari ikosa ijambo ry'Imana riri kurega ababyeyi muri iki gihe ngo kubera abana bacu turi kubareka tukabemerera bimwe biri kubashyira mu kaga biri kubabaza Imana. Haranditswe ngo ababyeyi bagomba gufasha urubyiruko kugira ngo rugire uburere bwiza. Nyamara ni kangahe ababyeyi bamwe bashishikazwa cyane no kurundaniriza abana babo ubukungu bw'isi, bishakira amazu y'ibihome mu mijyi bakayakoreramo iby'isi bishakiye. Bene ibyo bituma ibitekerezo n'imibereho by'umuntu bibyira. Amahirwe yo kuba abaragwa b'ubugingo buhoraho bayagurana inyungu z'isi. Ngo ababyeyi iyo bateye imbere ngo bahita bigira mu mijyi bakabubakira amazu y'ibihome bakabarundaniza iby'isi ntibabarere, noneho byarangiza bigatuma abana amahirwe yabo ndetse n'ababyeyi yo kuzaba baragwa bugingo buhoraho bizimira bikazimirira mu nyungu z'isi. Hepfo ngo ababyeyi benshi bashimishwa no gushyigikira abana babo mu ngeso zo gukundana nabo badahuje igitsina, tukabashyigikira kandi ari abana bato batagiye kurema imiryango mu isi. Hepfo ngo babemerera kujya mu birori no mu mbyino mbi z'isi. Bamwe bakajya mu mbyino bakajya aho berekanira ibirangaza, ndetse abandi bagataha amakwe biboneye ariyo yose arimo ibisindisha n'ay'ijoro. Ibyo byose bikagira ingaruka ku bana, ndetse bakabaha n'amafaranga y'ingendo kugira ngo babone uko binezeza. Ibyo bituma urubyiruko rurundukira mu byo kwinezeza kugeza ubwo bihinduka akamenyero mu buzima bwabo, bimenyereza ingeso mbi zo kwiyonona zituma batagera ku bukristo bushyitse. Turi kwiga icyigisho kitubwira ngo ndi hano n'abana wampaye. Ngo iyo tubareka bakajya mu birori babonye, bakajya mu mbyino, tukabareka bakikora ibyo bishakiye, bisoza ubukristo bwabo bubuze, tukaba tutazabamurikira Imana ngo tuvuga ngo turi hano n'abo Imana yaduhaye. Turamutse tubareze neza mu gitabo bita inama zigirwa itero umugani wa 2 ni ipaje ya 13 no ku ya 14. Ayo magambo ariyo atubwira ko igihe bazaba babaye bakuru bageze igihe cyo kugira imiryango mu isi ntago bazaduhisha. Ku ipaje ya 13 haranditswe ngo ifuti rimwe ryo mu mafuta akomeye cyane yerekeye kuri ibyo nuko abasore bataramenya iyo biva n'iyo bijya badashaka ko hagira icyarogoya urukundo rwabo, ko nta gikwiriye kuruzitira. Nukuvuga ngo iyo nta rukundo waberetse nabo nta nama bakugisha, ujya kumva ahisemo mugenzi we ndetse utanakunda Imana, bigasoza bagiye kurema gihenomo nto mu isi. Ku ipaje ya 14 haranditswe ngo ababyeyi b'abana bakwiriye kwiyumvamo ko ari inshingano yabo kuyobora urukundo rw'abasore kugira ngo bazahabwe bagenzi babo bakwiriye. Bakwiriye kwiyumvamo ko ari inshingano yabo kubigisha ubwabo no kubabera icyitegererezo bafashijwe n'Imana, kugira ngo batunganye rwose ingeso z'abana bakiri bato, ngo bazabe abera n'intungane kandi bakururirwe gukora ibyiza n'iby'ukuri. Ingeso mbi zirehereza gukora ibibi. Umunezero utuma abandi banezerwa. Nimureke urukundo rw'iby'ukuri no kwera n'ubwiza biterwe mu mutima hakiri kare, niho abasore n'inkumi bazashaka gufatanwa n'abafite izo ngeso. Iyo urukundo iyo gukunda iby'ukuri no kwera bidatewe mu mitima y'abana hakiri kare ntago bafatanywa n'abafite izo ngeso. Birakwiye ko muri ubu buzima bwacu tumenya ko tuzamurika abana Imana yaduhaye. Birakwiye ko natwe tubaho turi kubayobora nk'uko bikwiriye ijambo ry'Imana. Mu gitabo bita gutegeka kwa 2 igice cya 6 ho hatubwira ko umuntu yari yarahawe abana kugira ngo azabamurikire Imana. Yari yarabahawe kugira ngo abigishe amategeko y'Imana, kugira ngo ku munsi heruka azaberekane. Igice cya 6 umuntu yari yarabwiwe ibyo akwiye gukora kugira ngo azabamurikire Imana ku munsi heruka. N'umurongo waho wa 6 Imana yahaye umuntu amategeko yayo 10, nubwo hari n'andi mategeko n'amabwiriza
irangije imuha itegeko rivuga ngo aya mategeko ngo utegeke uyu munsi ahore ku mutima wawe, ujye ugira umwete wo kuyigisha abana bawe, ujye uyavuga wicaye mu nzu yawe, nuko ugenda mu nzira, nuko uryamye, nuko ubyutse, uyahambire ku kuboko kwawe akubera ikimenyetso. Ni ukuvuga ku kuboko iyo ari ukw'iburyo aba ari mu bikorwa, iyo rero umuntu mu bikorwa bye ibyo akoze nabyo bigaragaza ko ayo mategeko agenderamo. Uyashyire mu ruhanga rwawe, abe mu ntekerezo hagati y'amaso yawe, uyandike ku nkomanizo z'inzu yawe no ku byugarira byawe, aboneke mu muryango, noneho umuryango ubeho uyobotse aya mategeko. Ibi nabyo umuntu yari yarabihawe kugira ngo aya mategeko azamuyobore amugeze ku gakiza. Ikibabaje muri iyi minsi kiri gutuma tutazamurikira abo turera, ese abo twabyaye, uwo mugisha twahawe, igituma noneho ibyo bitazapfa koroha ni iki gikurikira: ni imirimo myinshi itubujije umwanya muri iki gihe giheruka. Ibyo tubibona mu gitabo bita Inama zigirwa itorero, ni umugabane wa 2 ku ipaji ya 70 ndetse no ku ya 71. Hari amagambo make tuhabona atubwira ibyo ngibyo byugarije iyi si biri gutuma kuzamurika abo bana bigoye. Ku ipaji ya 70 haranditswe ngo kwirengagiza idini mu rugo, kwirengagiza kwigisha abana ni ikintu kirakaza Imana kuruta ibindi byose. Iyo umuntu abaye umukristo wo mu materaniro, yaba usenga ku isato, yaba uterana no ku wundi munsi, akaba igidini abigaragaza ariko agiye gusenga cyangwa se yagiye ahandi ariko mu rugo akabyirengagiza, ibyo bibabaza Imana. Ikindi ngo kibabaza Imana ni ukwirengagiza kwigisha abana. Iyo abana bacu tubareka bakigishwa n'isi, bakigishwa n'ibyo bahora bareba indirimbo mbi, amafilime n'ibindi bitandukanye bitabungura iby'umwuka, ibyo ngibyo bibabaza Imana. Ikindi ngo umwana wawe ni ikibazo cyabajijwe ngo umwana wawe aramutse aguye mu ruzi akagundagurana n'umuvumba ari mu kaga ko kurohama, mbega umuvurungano wahaba, mbega ukuntu abantu bashishikara bagasenga bakagaragaza uburyo bashaka ko ubugingo bw'uwo muntu bukira, ariko dore abana banyu baretse Kristo imitima yabo idakijijwe. Abana bacu baretse Kristo imitima yabo idakijijwe, ariko twe twarabyihoreye, bararimbuka badafite ibyiringiro kandi badafite Imana mu isi. Ukurikije uburyo iyi si ari mbi, uburyo itubabaza, kuba umuntu yayibama adafite Imana ni agahinda kenshi. Kuba tureka abana, kubagize amahirwe yo kubabona bakiberaho uko babonye, ni ikibazo gikomeye. Hepfo ku ipaji ya 71 naho tuhabona ijambo rigira ngo Satani afite umugambi wo kuyobya abantu inzira igana ku Mana, kandi imigambi ye irasohora igihe ibyo gusenga bitakitaweho. Iyo abashije kuroha ubwenge bwabo mu mirimo kugira ngo be kugira igihe basoma Bibiliya zabo no gusengera ahiherereye, no gukomeza ituro ryo guhimbaza n'iry'ishimwe ryo gutwika ku gicaniro cy'igitambo cya mu gitondo na nimugoroba, mbega ukuntu abazi uburyarya bw'umushukanyi mukuru ari bake, mbega uburyo abatazi inama ze z'uburyarya ari benshi. Ngo ibi byose abigeraho iyo abashije kuroha ubwenge bwacu mu mirimo, ntitubone umwanya wo gusoma Bibiliya zacu, ntitubone umwanya wo gusengera ahiherereye. Tubwirwa mu gitabo cyitwa Kugana Yesu, mu cyisho kivuga gusenga, amahirwe yo gusenga, harimo amagambo avuga ngo umuntu akwiye kwita ku rwiherero, kuko gusengera mu rwiherero nibwo bugingo bw'umutima. Ngo ni ahantu umuntu akwiye kuvugira ubukene bwe, amaganya ye, umunezero we, ibimutera ubwoba n'ibindi bitandukanye, niho umuntu avugira ibyo bintu atabwira n'abandi. Rero iyo Satani adushutse nk'abakuru, umuntu ntabashe noneho kusengera aho mu rwiherero ngo asabire ibyo asabire n'abana be, Satani agera ku mugambi we. Niyo atabashe gusoma Bibiliya ye, Satani agera ku mugambi we. Ijambo ry'Imana ryo ryatweretse ko umuntu akwiye kubaho arera abana nk'uko Imana yabamuhaye, kuko Imana ihaye umuntu umwana iramubwira iti akira uyu muhungu wanjye n'uyu mukobwa wanjye ubanderere, ubatoze imico y'ubutwari, uzabamurikire mu bwiza. Ntago ibi bamuhaye ngo abaterere iyo ngiyo, ni intizanyo duhawe tukiri mu isi ariko ngo tuzabamurikire Imana mu bwiza. Ndetse tubwirwa ko mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka
harimo amagambo atubwira ko nitugera mu ijuru amakamba ari kurambikwa ku baneshi, ngo abana bazajya bafata amakamba yabo bayarambike ku babyeyi babo, babwire ati ngo yantoje imico myiza, umwana avuga ibyiza wamugiriye, uburyo wamusengeye, ibyiza wamutoje, unangiza avuge ko ari byo bitumye none abonetse mu bwami bw'Imana, ngo abana bazafata amakamba bayashyire ku birenge by'ababyeyi babo, natwe tuyafate tuyarambike ku birenge by'umucunguzi wacu. Hakwiriye ivugurura rikomeye ku bintu bijyaniranye no kurera abana, kuko byarirengagijwe muri iki gihe giheruka cy'iterambere, aho ababyeyi bari gushakashaka ibibatunga n'ibindi byo guteza imbere umuryango, bakirengagiza abana kandi ari nabo bari kubirundira, bisoza abo twareze nabi, tubashakira ibyo muri ubuzima nta mana tuberetse, bagiye kubyangiza n'undi tukatwara ruhiye ubusa tugakora ikitazagira inyungu. Rero bibiri by'ingenzi umuntu akwiye gutoza umwana, ni ukumutoza Imana, nicyo cya mbere, kuko ibindi byo muri ubuzima byo yanabyishakira ariko waramweretse Imana. Ikindi cya kabiri cyo kumutoza ni ukumutoza umuruho, kuko umwana w'umunebwe utagira icyo azi n'icyo ashaka gukora ntawe umwishimira, nta n'umukunda usibye uwamubyaye. Birakwiye ko ababyeyi icyo kintu tukitaho, tukajya twibaza ngo mbese uyu mwana yakimarira iki ndamutse ntariho, bigatuma ibyo kumutetesha bivaho, ibyo kumurinda imirimo bivaho. Nubwo mu rugo haba hari abakora imirimo, ariko hari igihe azageraho ayikorera. Hari igihe noneho ubu buzima bwakuraho ababyeyi, abana bagasigara n'imitungo ibiza byayijyana, umubyeyi akaba ibyo yarunze bitagize icyo bimariye abana. Birakwiye ko icyo kitabwaho. Hari urugero rumwe rw'umubyeyi wareze neza, nk'uko twabonye n'abandi batandukanye, ngo yari afite abana 12, ariko muri abo bana akabagira umukuru ari mu myaka 15, ikindi noneho umutware we yaravuye muri uyu mubiri. Aho muri icyo gitabo aho bamwanditse barimo basobanura uburyo abandi babyeyi bamubazaga bati tubwire icyo wakoresheje, kuko babonaga abana be ari abanyamwete, abakobwa abahungu ari abanyabuntu kandi bafite umwete. Noneho ababyeyi mu gihe bamubazaga bati tubwire icyo wakoze, ni ukubera iki abana bawe batameze nk'abandi, kuki ubashoboye uri umupfakazi? Garangije arababwira ngo se waba abana akimara gupfa, ngo nararebye mbona aba bana ntazabashobora, ngo ndangije nishyira ku munzani ndigaya, ndangije njya imbere y'Imana, ngo uko narushagaho kwiga yaninenga amafuti, Imana yo nyisaba ngo imboneze, ngo yaragiye ijyana no mu bana irababoneza. Ayo n'umukurikirana no mu nama zigirwa itorero harimo ayo magambo y'uburyo umubyeyi umwe yitwaga Ellen G. White nawe yajyaga narara ijoro asengera abana, bigasoza abonye igisubizo mu kuba abana baje bamugwa mu majosi bamubwira ngo dusengere, ngo igihe babaga bashaka kwigira mu ngaga z'abandi bana bangana. Rero igisubizo kiri ku kuba abana twabereka Imana tukabasengera. Ikindi kandi twarangiza abana bacu tukabereka Imana, tukabereka imirimo tukayibatoza, kugira ngo nituba tutari no muri ubuzima ntibazabura aho baba, kuko bazakundwa na benshi. Abantu bose bakundirwa icyo bamaze, bizasoza abana bacu bagize amahirwe meza. Rero Imana y'amahoro niyo yo kudufasha kugira ngo tubishobore, kubera ko uyu murimo ntago woroshye. Iyo umuntu agize ayo mahirwe agahabwa uwo mugisha wo kugira umwana, cyangwa se akagira n'uwo arera, cyangwa se akaba ari n'umurezi yabo wo ku ishuri n'ahandi, uwo mugisha ntago aba akwiye kuwupfusha ubusa. Ariko tukibuka ko igihe cyose ibyo twiga tukumva birakomeye, tujye twibuka ko hari Imana yo kudushoboza. Turasoreza mu gitabo cy'Abafilipi, ni igice cya 4, umurongo ni wa 13. Harimo amagambo meza twereka uburyo umuntu aramutse yishingikije ku Mana ibintu byose byashoboka. Umurongo wa 13 haranditswe ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Nta handi imbaraga twazikura usibye kuri Yesu. Reka Imana y'amahoro idufashe tukiri muri iyi si, dutegura abana tuzerekana. Ubwo impanda igiye kuvuga bidatinze, tuzitabe tuvuga tuti karame n'abana wampaye. Imana ibiduhe nk'impano mu izina rya Yesu. Yesu aje yasanga twiteguye, yasanga turi maso, igihe cyose yagarukamo se twaba twiteguye.
twavuga tuti ubu turiteguye mbese aho umwami azasanga wowe nanjye tukimutegereje mbese nazumuse kutambitse akadu